umuntu apfuye uyu muntu atitabye Imana akiri muzima ntago ahitaba yapfuye. Hari abantu yarumva ngo n'umujura ngo yitabye Imana, indaya ngo yitabye Imana, ntago yitabye Imana. Umuntu yitaba Imana ari muzima. Imana yamwe ngo nimuyitabe mukiri bazima, muyishake mukiri bazima, muyishake mugihumeka, kuko nyuma yo guhumeka iyo umuntu ategura azaba akiri muzima. Nyuma y'ubuzima nta bundi, nyuma y'ubuzima ku muntu wateguye ubuzima bwe neza agategura ejo heza azabaho. Ariko hari umuntu uzapfa agapfa urupfu rw'iteka iteka ryose. Yego. Yamwe ngo nze mbwira abantu ngo umugoroba urageze kandi habaye akabwibwi gakomeye. Umugoroba urageze, abantu nibirimbishe, abantu bitunganye, bambara imyambaro y'abageni. Niko ishaka ko abantu bava mu byaha ikabaha ubugingo. Iri kuzibura amatwi y'abantu, irimo izana abantu babwiriza, irimo izana abantu baririmba mu mihanda bavuga ubutumwa bw'Imana. Ni ukugira ngo amatwi azibuke yumve, kandi irimo ibinginga kugira ngo bave mu byaha. Irimo ibinginga kugira ngo abantu bave mu byaha. Niba yumvira rero bakayumvira, iminsi yawo bazayimara banezerewe bari mu byishimo. Kabiri, imyaka yabo yose bazayimara baguwe neza. Ariko nibanga kuyumvira, inkota y'Uwiteka izabaryo. Umuntu azashaka Imana atakibonye. Uyu mugoroba tugezeho, uyu mugoroba tugeze ku mugoroba, haje akabwibwe. Mukabwibwe, mbibutsa mukabwibwe, burya kabwibwe nta muntu ureba undi, mukabwibwe nta muntu uzatuza undi ngo amubwire ngo nyihanira. Kera hose wari kuki utihana. Bazapfa nta bwenge bagize ute bafite. Hanyuma bakavuga ati ni ibisanzwe biriya, Sinowa igihe yabivugiye, buri imvura izagwa. Buri imvura izagwa. Bakavuga ati reka twikomereze mu byo kwinezeza. Ntago ntumye ku badeperi, ntago ntumye ku badive, ntago ntumye ku bakatolike, ntago ntumye ku badezami, ntago ntumye ku baporoso, ahubwo yarambwiye ngo nze mbwire abantu ngo tugeze ku mugoroba. Twisambanire, twinywera inzoga, tujye mu bapfumu, tugambane, nta mvura izagwa, twikomereze. Ngo iminsi ihita vuba. Bose bazaza biyitirira abahanuzi. Icyitonderwa, arabanga icyitonderwa. Arabanga nubwo bose bazaza biyitirira abahanuzi, ariko ntago bose ariko azaba ari abahanuzi. Arabanga icyambere icyo muzabareberaho, muzabamenyera ku mbuto bera. Ibihenda abana birimo kuza. Satani ari kuza cyo bita ibihenda abana. Bya bindi kuducunisho, tundu kudukinisho kandi tubango pi twabana. Ariko tugeze ku mugoroba. Utinyukuze kuri kamera ngo nge ndasambana. Ngo narasambanye. Iye ntago buri umuhanuzi ahubwo buri igikoresho Satani ari gukoreramo. Uburimo wamamariza Satani tukumva abari bakuza imbere ije guhagarara kuri kamera kuvuga ngo ngewe nasambanye, ngo ngewe ngo nari pastor. Oya, ntago bukira umuhanuzi w'Imana. Abari icyo uburi igikoresho Satani arimo akoreramo, ahubwo uri kwamamariza Satani. Mbese uburi umurima Satani ari guhingamo. Havese kandi ngo iminsi ihita vuba, iminsi iri gushira. Noneho ikibabaje hari ukuntu iminsi ishira ariko abantu ntibabyiteho. Isi karya abantu umugono. Iyi si y'abantu umugono ibibagiza ko iminsi iri gushira iminsi, ikabereka ko bagifite igihe cyo kwinezeza. Atangajwe n'ukuntu Imana yambwiye ngo tugeze ku mugoroba. Tugeze tuzabuza kandi turi gukora. Nisuko biragaragara. Yes, katubasuhuze tubifuriza kugira amahoro y'Imana mwese mudukurikiye mugiye muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Turi nezerewe cyane kubwo kongera kubana namwe, turizera ko mumeze neza. Na utameze neza biraza kugenda neza inshallah. Nkuko mubibona imbere kuri kamera dufite umutumirwa uyu munsi, munyamavuta Papa Imana yahaye cyubahiro, umunyamwuka, umuhanuzi w'Imana yaje kugira ngo atugezeho icyo umwuka ari kubwira amatorero. Reka tumwakire kugira ngo abanza dusuze. Muraho neza papa? Muraho neza. Amahoro. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Salamu alaykum. Aba ntabwo njya mpagera. Abyo bavuga ngo ni warikuma? Walaikum assalam mulaga. Ntabwo njya mpagera aho ngaho rwose. Ariko nakwakiriye hano rero kuri kamera zacu. Yego. Watangira wibwira abantu batakuza, abantu wenda baba bakubanye bwa mbere, watangira ubibwira.
hanyuma ushobora kumbonye ari ubwa mbere amazina Ntakirutimana Elia ndi umugabo mfite madamu n'abana 2 yego hari n'abandi benshi nshaka kubyara benshi kuko Bibiliya yaravuze ngo tubyare twororoke tugwire nk'umusenyi wo ku nyanja yego rero mfite gahunda yo kubyara sawa yego yes Elia turakwakiriye kugira ngo ubwire abantu b'Imana icyo mwuka ari kubwira amatorero ariko reka tugusabe kugira ngo banze dusengera Imana yuko asenga ikintu nshaka kumwibariza bwana Elia umeze neza uraho urakomeye ndakomeye mbere yuko usenga reka tubwire abadukurikiye ko uri umuhanuzi w'Imana hanyuma tumaze iminsi tubona ikintu kitwa abahanuzi gisa nkaho cyacitse amazi bwana Elia ubona ari iki cyabiteye cyangwa se ubona ari iyihe mbogamizi yo gucikwa kw'abahanuzi amazi ugasanga uyu munsi wa none umuhanuzi ntagihabwa ijambo umuntu umwe yaravuze ngo iyo wigize akatebo yorivu iyo wigize agatebo yorivu ushingiye ku ki nshingiye ko ari ibintu bimwe na bimwe nagiye mbona yego ntabwo ndibuze ko bakora imihanda ahubwo ndaza kuvuga ngo nagiye mbona ku bahanuzi n'abiyita kuko hari abiyita hari n'abahanuzi yego rero iyo hari ubwo rero ugiye kongera mu bintu byinshi ariko ntabwo ndi kujyana mu bintu byinshi impamvu ya mbere bacitse amazi yego iya mbere niba umuntu aje avuga ngo njye nari umuhanuzi ariko uriya muntu ushingiwe nubwo agiye gushyingirwa kwa sambanaga niyo ni impamvu ya mbere yatuma izina ryitwa umuhanuzi ricika amazi ariko nanone nkongera nkagaruka ku bantu bareba abo bahanuzi bakabaca n'amazi reba mabwire ngo haba umukobwa umwe gatukisha bose icyo ni icya mbere kabiri Elia yaravuze ngo ninjye muhanuzi usigaye njyenyine urumva aravuga ngo ninjye muhanuzi usigaye njyenyine hanyuma Imana imubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo ntago ari wowe wenyine usigaye haracyariho ibindi inyuma yawe hari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali nubwo abahanuzi nyine bacitse amazi nibyo byacitse n'amazi mu by'ubuhanuzi ntago bikigezweho ariko najya mbabwira ngo hari abantu bakiri kuvuga ukuri kw'Imana rero ikintu cyatumye bacika amazi nuko hari abari kuza biyitirira abahanuzi bagakura ibisa nabi byanduza izina ry'abahanuzi ariko batari abahanuzi aba bantu ntago bakiri mu murimo w'Imana bagiye hirya y'umurimo w'Imana ariko bagomeza gusigarana izina ry'ubuhanuzi ariko batakira abahanuzi Imana yamaze kubaca kera yego ushatse kuvuga ko hari abantu Imana yaciye ku ngoma b'abahanuzi barahari da barahari biravuze ngo ngabo wabamenya gute se kugira ngo reka nkubwire icya mbere Yesu yavuze ijambo rikomeye Yesu yaravuze ngo haza mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi abiyita abahanuzi hari n'abasigaye bavuga ngo bahanura ubuhanuzi butarara barahari nabo abavuga bazango nge mpanura bushyushye abo nabo barahari abavuga ngo ni twebwe abantu tugihanura ari nabaza bakajya kugura imbaraga muri Nigeria cyangwa mu Bugande bakaza bakavuga ati ngewe nderekwa nkareba n'ikariso urumva nkareba n'ikariso ariko Yesu yaravuze ngo abo bose bazaza biyitirira abahanuzi icyitonderwa arabanga icyitonderwa arabanga nubwo bose bazaza biyitirira abahanuzi ariko ntago bose ariko azaba ari abahanuzi arabangwa icyambere icyo muzabareberaho muzabamenyera ku mbuto bera nyuma yo guhanura yerizehe mbuto rero warumbajije ngo ko bose nyine ari abahanuzi ngo tuzabimenya gute nyuma yo guhanura tuzakumenya imbuto wera kuko ntago wabura umuhanuzi w'Imana kuko by'ukuri w'Imana utinyukuze kuri kamera ngo nge ndasambana ngo narasambanye iyo ntabwo buri umuhanuzi ahubwo buri igikoresho Satani ari gukoreramo ubu urimo wamamariza Satani tukumva abari bakuza imbere tukuza ubunyangamugayo cyangwa se uri umuhanuzi twebwe tuba tukizi kuri umuhanuzi ariko aho uhagaze muri icyo cyiciro iyo uje guhagarara kuri kamera kuvuga ngo ngewe nasambanye ngo ngewe ngo nari pasiteri oya ntabwo uba ukiri umuhanuzi w'Imana no uburi igikoresho Satani arimo akoreramo ahubwo uri kwamamariza Satani mbese uri umurima Satani ari guhingamo havese kandi cyane akaba buriya ni umurima Satani ari guhingamo ahubwo
ahubwo buri hari ikigezweho ni ukwera satana ni ukwera kwera kuko iyo pese uranaririmba yego uraririmba rero satani ari kubacamo bakaba impombo satani akoreramo akora ntago ari abahanuzi b'Imana ahubwo ni ibikoresho bya satani nyine basigaranye badge ariko barirukanwe mu kazi icyo nuko ntago service yego urakoze cyane hanyuma ngaho dushira imbere y'Imana hanyuma dukomereze n'ubuhanuzi cyangwa se n'ikimana ishyize ku mutima. Imana ifite imbaraga, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana Adonai, Imana Shama, Imana Arufa. Narivuze ngo kuri kamera sinze kubura ahubwo ngaragarire muri njyewe kandi umwuka wera w'Imana aze aganze muri twe. Halawe elo pelasi w'inifanadra pelazala melasi fonegrome. Nari ninginze Imana kugira ngo izibane natwe, nari mpendahenze Imana kugira ngo izitude zone holy winima mana zone holy winigro ize edos tuyibere mikoro irangurure hanyuma gando zose zigiye kubera aha tuzishize mu biganza byawe Yesu. Cyo dukuri sasi n'umudemoni wenda bimenyereye dayimoni teza gutuma abantu binangira imitima ngo niko bizahuze uwo turamumenaguye mu izina rya Yesu. Ubonye ko natangira nanjye Kristo usozanye nanjye mu izina rya Yesu ndemaje nizeye amen. Natangira yego watangira. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu ibice bya 36 umurongo w'10 havuze ngo iki? Haravuze ngo kandi izibura amatwi yabo bumve ibyigisho ikabihanangiriza kuva mu byaha, niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo, ariko niba tayumvira bazarimburwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Nagere neza ijambo ry'Imana. Hoya reka nsubiremo. Haravuze ngo ni igitabo cya Yobu ibice 36 umurongo wa 10. Haravuze ngo kandi izibura amatwi yabo ngo bumve ibyigisho ikabihanangiriza kuva mu byaha, niba yumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo, ariko niba tayumvira bazarimbuzwa inkota kandi bazapfa ari nta bwenge bafite. Ndacyemeza ijambo ry'Imana. Hanyuma dushima Imana ko ni message nzanye, ntago nje kubwiriza ntabwo nje kwigisha, nzanye message ku bantu badukurikiye mwese. Imana hari igihe ujya kumva ko umuntu araririmbye mu muhanda arabwirije pe ukumva arabwirije ibiri kugira ngo izibura amatwi y'abantu bumve bave mu byaha. Noneho hari igihe hari ukuntu Imana izibura amatwi y'abantu, hari ukuntu Imana ituma umuntu cyangwa se ituma abantu. Kandi buriya Bibiliya muzi ko ivuga mu gihe cya Nowa yaravugaga ngo muze tubaze inkuge imvura izagwa. Bakavuga ati ni ibisanzwe biriya se Nowa igihe yabivugiye buriya imvura izagwa. Buriya imvura izagwa. Bakavuga ati reka twikomereze mu byo kwinezeza, twisambanire, twinywera inzoga, tujye mu bapfumu, tugambane, nta mvura izagwa twikomereze. Ngo iminsi ihita vuba, iminsi iri gushira. Noneho ikibabaje hari ukuntu iminsi ishira ariko abantu ntibabyiteho, isi ikarya abantu umugono. Iyi si iri abantu umugono ibibagiza ko iminsi iri gushira iminsi ikabereka ko bagifite igihe cyo kwinezeza. Natangajwe n'ukuntu Imana yambwiye ngo tugeze ku mugoroba. Tugeze? Hari umuntu nunze urutoki yarambwiye ngo mbwira abantu tugeze ku mugoroba. Ntago ntumye ku ba DPR, ntago ntumye ku ba Dive, ntago ntumye ku ba Katolike, ntago ntumye ku ba Dezami, ntago ntumye ku ba Poroso, ahubwo yarambwiye ngo nze mbwire abantu ngo tugeze ku mugoroba. Tugeze
ku mugoroba. Uyu mugoroba ikintu kigiye kumbabaza nuko tugeze ku mugoroba ariko abantu bakaba batari kubibona. Hari akantu nkunda kuririmba abaririmbyi b'abadeve baririmbye bangoreba reba abagore beza twirongoreye. Ureba amazu meza twiyubakiye. Isi iraryoshye we. Isi iraryoshye. Ariko nubwo iryoshye tugeze ku mugoroba ariko umuntu wese unyumvisha mvugisha Imana ko tugeze ku munehodevo ku mugoroba. Tugeze ku mugoroba. Tulala totita la dobe eta la siwinima oda sifo tugeze ku mugoroba. Tugeze ku mugoroba. Tugeze ku mugoroba. Nubwo abantu benshi babigize imikino babigize ndabimenyereye ariko tugeze ku mugoroba. Barako tugeze ku mugoroba. Nubwo isi ryoshye nibyo ko kiraryoshye. Urebye ifaranga riri aha hanze abatinganyi bari kumena ifaranga. Iyo wemeye kumutinganya bituma umukiri usezera ku bukene. Ariko tugeze ku mugoroba. Isi iraryoshye. Ibihenda abana birimo kuza. Satani ari kuza cyo bita ibihenda abana. Bya bindi kuducunisho, tundu kudukinisho kandi tubango pi tw'abana. Ariko tugeze ku mugoroba. Urafata miliyoni. Hanyuma tugeze ku mugoroba kandi tugeze mu kabwibwe. Bugiye kwira. Bugiye kwira. Iri jambo ry'Imana twasomye riratubwiye ngo Imana impamvu izibura amatwi y'abantu kugira ngo bumve, yego, ikabingingira kuva mu byaha. Nuko ishaka ko abantu bava mu byaha ikabaha ubugingo. Tugeze ku mugoroba w'isi. Ariko we tugeze ku mugoroba nyamara aho umuntu atagitinya kari pasiteri akaza kwivugira ibintu ashatse kandi ngo ari pasiteri. Ariko buriya nk'abakirisitu twicaye tukaba twigishije ko gukora gutya na gutya ari icyaha kuri kubikora wavuga iki? Nuko tugeze ku mugoroba. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo niba yumvira bakayikorera, niba yumvira. Mpamvu Imana iri kuzibura amatwi y'abantu irimo izana abantu babwiriza, irimo izana abantu baririmba mu mihanda bavuga ubutumwa bw'Imana, ni ukugira ngo amatwi azibuke yumve kandi irimo ibinginga kugira ngo bave mu byaha. Irimo ibinginga kugira ngo abantu bave mu byaha. Niba yumvira rero bakayumvira, iminsi yawo bazayimara banezerewe bari mu byishimo. Kabiri, imyaka yabo yose bazayimara baguwe neza. Ariko nibanga kuyumvira, inkota y'Uwiteka izabaryo. Niko birivuze. Ni Bibiliya. Kandi ngo bazapfa nta bwenge bafite. Bazapfa nta bwenge bafite. Imana yantumye ngo nze mbabwire ngo tugeze ku mugoroba. Umugoroba uraje. Kandi muri uyu mugoroba umuntu azakenera Imana atakibonye. Umuntu azashaka Imana atakibonye. Uyu mugoroba tugezeho. Uyu mugoroba tugeze ku mugoroba. Haje akabwibwe. Mukabwibwe mbibutsa mukabwibwe. Burya kabwibwe nta muntu ureba undi. Mukabwibwe nta muntu uzatuza undi ngo amubwire ngo nyihanira. Kera hose wari kuki utihana. Mukabwibwe. Ngo iki? Mukabwibwe. Ubundi iyo umugoroba ugeze umuntu nagabona undi. Iyo umugoroba ugeze umugoroba wageze. Umugoroba ubundi abari kuryama umuntu akaruhuka agafata konje. Burya mu mugoroba abakora nk'ijoro, abakora ku manywa barataha bakaryama. Mu mugoroba Imana yamwe ngo nze mbwira abantu ngo tugeze ku mugoroba. Impamvu ivuze ibi nukugira ngo ibazibura amatwi mwumve kandi mwumve muve mu byaha. Nimuyumvira mugiye kumara imyaka yanyu yose muguwe neza muri mu byishimo. Ariko nimwanga kumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Kandi ikindi, abantu bazapfa nta bwenge bagize ute bafite. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo impamvu Imana iri kwinginga abakobwa, kinginga abasore, kinginga abagabo, kinginga ababyeyi, nukugira ngo amatwi yabo azana odasi winima aloho the stars azibuke bumve kandi bumvira Imana. Dore ikintu kibabaje nuko abantu bibere mu bihenda abana. Satani ari kuzana utuntu tudupupe turi guhenda abana, tumeze nk'uduhenda abana kandi tuvuga ngo pi
umuntu agahita yirukanka bati uburokore ndaburambitse, ariko burambitse mu gihe kibi cyo ku mugoroba. Kandi niba Yesu atinze urupfu rwe ntago rutinze. Imana yari yantumye ngo nze bwira abantu ngo tugeze ku mugoroba, kandi byanditswe bigiye gusohora. Ni ukuri kwa Nowa yarabwira ngo ibabwira ati muza tubaze inkuge yemwe imvura izagwa, ati hoya ntaye izagwa sha no uriko tubeshya sha, ng'abantu bagomeza mu byo kwineza z'abasambana barasambana baratingana, ariko twari bari bageze ku mugoroba kwa Nowa. Kwa Nowa abiba bagomeza bariba, ariko bari bageze kutera winima odas, bari bageze ku mugoroba. Natumwe ku bantu ntumwa ku bihugu ngo nze mbibwire ngo tugeze ku mugoroba, byanditswe bigiye gusohora, kandi haje akabwibwe. Tugeze ku mugoroba waho umuntu hazanome fone hode zone stase winima pelasi wili fone drone. Tugeze ku mugoroba aho umuntu azashaka Imana, ashaka mu maso y'Imana, asanga nta Imana nta mbabazi gifite. Kuko ku bwa Nowa ngo Nowa amaze kubaza inkuge ngo yahamagaye abantu bwati mwaje mukinjira mu nkuge ngo bamaze no kuyibaza, kuko urumva hari abagiye. Kandi Imana yaravuze ngo mu mwaka Imana yavugiyemo ibwira Nowa, hashize imyaka 120 Imana itaraza. Imyaka 120 Imana itaraza, bagira ngo ni imikino. Yego. Birangije ngo Nowa amaze kubaza inkuge arongera, Imana yamubwira ongera uvuge rimwe gusa wenda tureko nubwo batayibajije, ariko ntacongera uvuge wenda ureko bakumva hari. Ngo none bwatari ko mwakaje mukinjira mu nguge kari ubuntu ko nta kibazo. None bamwe atari ko kira gisaza cyasaze, urusaza rw'imvi. Ahubwo ari nabamufashije barangije baragenda. Nyine umbasi baratse nandaje mbagereho. Hano no azakabaza rimwe akaza gasenga rimwe akabata ibintu yoro ko sinabishobora, agataka akanyonyomba akagenda. Hari waza akamara imyaka 10 agatanyonyomba akagenda. Hari waza akamara 20 akaza karirimba afite byinshi mu biganza bye, corona yaza akamanukana igicupa cya byari hepfo kabararambi bakagenda. Bose nyine nabaje barambirwa. Noneho ngo mu mwaka w'120 ujya kugera uwuzuze 120 hari nabagiye nabo. Yego. Umugoroba ugiye kugera uko imvura igwa. Nabo hari nabagiye barigendera ngo baragenda, ariko Imana ibwira none mwati Nowa ongera rimwe, turi mu ijambo ryitwa rimwe, ongera ubwirize rimwe, ongera ubabwire rimwe, wereka amatwi yazibuka, ongera ubwira Abanyarwanda, ongera ubwira Uburundi, ongera ubwira Abakongomani, ureko bizivura amatwi yabo yazibuka. Nazibuka bakumvira Imana baraza kugobwa neza, baramara iminsi yabo banezerewe, kandi imyaka yabo yose bazayimara baguwe neza. Ariko nibabyanga nabwo babwire ngo inkota yo Uwiteka izabarya, kandi ngo bazapfa nta bwenge bafite. Niko Bibera yavuze ijambo ry'Imana. Hanyuma nge yambwiye ngo nze mbwira abantu ko tugeze ku mugoroba. Hanyuma ngo Nowa amaze kwinginga ngabona ngo abantu bose baranze. Aravuga ati ariko binagiye umutima. Bagore beza twirongwe wowe sharabazi wowe. Namazu meza twiyubakiye twebwe urayazi. Bagore byiza by'ibizungiro. Sha urabana we. Bagore be iminsi bari kugira ngo bazunguza amabuno. Ibintu bizakaze. Ngo dore ko hateye ngo nyashi. Ariko shango twe twabirongoreye none ngo uratubwira ibyagakiza wowe. Shira hasi sha. Twe ntago tuvyumva turi mu byo kwinezeza, kandi ikindi turi muri domboro ya soro. Muri domboro ya soro kabiri turi muri zanirindi. None uratubwira ibyo gusenga gute? Ariko iyo abantu bahuze baratungurwa. Urumva? Iyo abantu bahuze bagira ute? Baratungurwa. Iyo abantu bahuze baratungurwa. Iyo abantu bahugiranye baratungurwa. Iyo abantu birengagije baratungurwa. Kandi abantu birengagije Imana iyo bayirengagije ibatera umugongo, ibyago bikagera leta bareba titurapfuye, ntimwigeze mwandeba mbere, tiko bitugezeho tinarabwiye ntimwumva. Niko byagenze bajya kunyaga isanduku y'Imana kwa Eli, yica abahungu babiri ba Eli abahungu babiri ba Eli Feniyasi sinzi nundi, ngo barabica banyaga isanduku. Cyari kizara kuba umufilisiti utarasenze yanyaga isanduku y'Uwiteka, ariko nuko bari bahuze bahugiranye baratunguwe.
baratangoye. Hanyuma Bibiliya ivangwa nuko Nowa Imana imubwiye ngo bwira abonye byanze ngo Imana imubwira ngo none genda winjize inyamaswa kuko mbonye abantu batumvisha genda winjize inyamaswa hanyuma we nzakugira ubwoko bukomeye injira uhungane n'abantu bawe n'umuryango wa munkuge nimwe nzahindura ubwoko bukomeye nkongera nkaba mukabyara mukororoka mukongera mukakwirisa. Ibaze tekereza y'ingurube yinjiye umuntu yanze kwinjira inzoka irakururukira zirinjira umuntu yanze kugira ute kwinjira. Shobora kubana kera abantu ntibumvaga bari bafite amatwi yabo bari bashyize mu binuri ntibumvaga bari ntumva abantu. Imana irangije ibwira Nowa iramubwira ngo Nowa injira we tinjira akanya narimbaye kararangiye injira Nowa akanya nari nanze kuyana kararangiye injira Nowa akanya nari nanze gusenga kararangiye itala zala mela zala bela sifo newa nema sando benas kararangiye akanya kararangiye iramubwira ngo kararangiye injira Nowa injira sha ngeri ngo Nowa arinjira amaze kwinjira ngo Imana itirafunga n'ifunguzo irazibika igirote tugiye kugera mu gihe cy'uko Imana ifunga n'ifunguzo ikazibika. Muno ngo arabasha ati Nowa afungura imvura ntagiri bugwe imvura ngo mara kukanyibira rindimutse ngo bataye ko mangati Nowa dufungurire Nowa kavuga ati nabwe ntimwumva birangira bose imvura ibanyagiye bashirira mu mwuzure. Tugiye gusenga Imana nabwe ngo nze mbwira abantu cyane cyane abanyarwanda kuko bari bumva ikinyarwanda wenda n'abarundi n'abazasemurirwa abari mu Rwanda no hanze y'igihugu naho hose ngo tugeze ku mugoroba kandi umugoroba urageze. Ibyo utatunganyije mbere ntabwo uzabitunganya tugeze mu mugoroba. Kandi mbibutse umuntu ntabwo yihana yapfuye nta mirimo nta migambi umuntu amaze gupfa. Mbibutse niko Munini byavuze umwanditsi yavuze ijambo iki kabiri nta gushima Imana bibaho wapfuye. Kandi ikindi babwira iyo umuntu apfuye iyo umuntu atitabye Imana akiri muzima ntago ahitaba yapfuye. Hari abantu yarumva ngo n'umujura ngo yitabye Imana indaya ngo yitabye Imana ntago iba yitabye Imana umuntu yitaba Imana ari muzima. Imana amwe ngo nimuyitabe mukiri bazima muyishake mukiri bazima muyishake mugihumeka kuko nyuma yo guhumeka iyo umuntu ategura azaba akiri muzima nyuma y'ubuzima nyuma y'ubuzima ku muntu wateguye ubuzima bwe neza agategura ejo heza azabaho. Ariko hari umuntu uzapfa agapfurupfu rw'iteka ryose. Dusenge yamwe ngo nze mbwira abantu ngo umugoroba urageze kandi habaye akabwibwi gakomeye. Umugoroba urageze abantu nibirimbishe abantu bitunganye bambara imyambaro y'abageni y'ubukwe. Misa yashize nigeze nazana ubutumwa bw'imirimo 5 y'ibigori. Imirimo 5 y'ibigori ndabivuga baronka abantu amabuye ndabaganga Imana ije gusarura ibintu byeza n'ibiteze. Imana ibamera umugisha nanje kwivugira ngo tugeze ku mugoroba w'isi ibyanditswe bigiye gusohora. Imana yamwe ngo nze mbabwire ngo mwitunganye kuko umugoroba ugiye kugeraho gisambana. Umugoroba ugiye kugeraho ukiri mu buraya. Umugoroba ugiye kugeraho ukiri mu butinganyi. Umugoroba ugiye kugeraho ukiri kujya mu bapfumu. Umugoroba ugiye kugeraho ugica umugabo wawe inyuma. Umugoroba ugiye kugeraho Imana yamwe ngo nze mbabwire ngo umugoroba urageze. Reka dusenga Imana yamwe ngo nze mbabwire ngo mu ijambo rimwe ngo mwirimbishe kandi mwitunganye kuko umugoroba ugeze. Imana yacu totala welevana stara benefana try waruvuze ngo nzambwira abantu ko umugoroba ugeze kandi uyu mugoroba uzagera ku